Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira intego yanjye ni ugutsinda nitwa Gikundiro cyane ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi twanye kubasanga bakunzi ba Rayon Yacu TV. Ibisanzwe rero kuri Yacu TV tubageza amakuru menshi cyane rwose abakomeje kugenda avugwa mu ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu igikomeje kugenda kivugwamo ni imyanya mishya cyangwa se kugenda bavugurura, bamwe batakaje akazi abandi barakabona. Ni ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu rwose yamaje gutangaza abakozi bayo bashya bagaragayemo uwahoze ari myugariro wayo wakinaga ku ruhande rw'iburyo, uyu nguyu akaba yaje guhabwa akazi muri ekipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe bimwe muri ibi ngibi nyine ibikomeje kugenda bivuga muri ekipe ya Rayon Sport, ariko kandi tunarebera hamwe amakuru yandi akomeza kugenda avugwa. Ibya Manditse RC byo bigeze he? Ibi byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe hano kuri Rayon Yacu TV. Rwose tubafite amakuru menshi cyane, wowe icyo usabwa ni ukuba hafi, ni ugukora subscribe ukareba hejuru ahantu hari akazugira ugakandaho, maze uko dushyize ikiganiro ukajya udukurikirana mu ba mbere. Ni byinshi cyane turi babwire hano kuri Rayon Yacu TV, wowe utarumva ahandi cyangwa se udatekerezaga ko ushobora kumva ahandi. Njye ndi Modric. Reka tugaruke mu kanya rero turebera hamwe amakuru yose tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV. Ariko reka tukubwire wowe ushaka gushyigikira ekipe ya Rayon Sport, ukanda akanyenyeri 702 ugakurikiza amabwiriza ukabanza ukiyandikisha nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi ukongera ukanda akanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza ukagura ikarita ikuranga nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport guhera ku 5,000, 2,000 n'ibihumbi 10 bijyanye n'ubushobozi bwawe. Ugura ikarita ikuranga nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, ab'inkwakuzi bamaze kuzibona. Sibyo gusa ariko kandi ushobora kugura season ticket cyangwa se itike ya sezo. Ahangaha rwose iya miliyoni iguhesha ububasha bwose bwo kwitabira n'inteko rusange z'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha niyo utitabiriye match rwose umwanya wawe muri stade nta muntu wicaramo kugera ku minota 90 ko bateganya ko ushobora kuza wenda no ku minota 89 uje kureba uko bigiye kurangira. Byumvikane ko rwose ubu ari umwami mu ikipe ya Rayon Sport. 100 ureba match rwose ahasigaye hose rwose nawe uba wemerewe kwirebera match ukurikirana ekipe yawe, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya duhogoje. Sibyo gusa ariko ushaka kuba muri groupe nziza ushaka kunyandika kuri 0788 475 dushobora kwishyira muri groupe ya Rayon Yacu, Gikundiro Yacu, Rayon Twifuza, cyangwa se ukaba wajya no muri fan club wifuza, yaba The Blue Family cyangwa se ijwi ry'abayo senior. Aho hose utwandike kuri 0788 475 dushobora kugufasha ukajyamo ugafatanya n'abandi kubaka Rayon Twifuza, cyangwa se ugafatanya n'abandi kubyina insinzi wagize mu ruhare. Muri izi groupe ntazo kuvuga cyangwa se kunenga gusa tujye tubona cyangwa se gushima, ahubwo izi groupe ni ugukora kuko ujyamo itanga make umusanzu w'igihumbi, aho rwose uba nawe ugomba gukora kugira ngo ikipe yawe ya Rayon Sport ibashe kubaho kubera ko uyibifitemo uruhare. Tutariho Rayon Sport ntiyabaho, nta nubwo yakwitwa Rayon Sport nyine kuko nitwe Rayon Sport. Ubwo rero menya ko Rayon Sport ari njye nawe, kandi nitwe tugomba kugira uruhare mu kwishyira ku gasongero k'ibyiza. Reka tugaruke rero turebera hamwe ayo makuru tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV. Ubwo icyo usabwa twakikubwiye gusa n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Uhatari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ntabwo ushishikarizwa gukora subscribe hano kuko n'ubundi nta nzoga y'inyamunyu. Ukundare yabakeye byakomeje kugenda bitangazwa kenshi. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bakomeje kugenda babwirwa ko ekipe ya Rayon Sport iri kwitegura kuzashyiraho SG mushya muri ekipe ya Rayon Sport. Abenshi bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati duheruka SG dufite Gakwaya Olivier, ni wari umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, ni wari SG cyangwa se secrétaire général w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero ni ekipe ya Rayon Sport byose bisa nkaho byakorwaga n'uwitwa Nkurunziza Jean Paul. Kuri ubu ngubu rero ekipe ya Rayon Sport yashyizeho ikipe cyangwa se iyo twakwita yashyizeho abakozi bashya bayo, abo yangaje bagomba gutangira akazi rwose mu byavuba ahangaha. Rwose nibo mugiye gutangira kugenda mubona, bamwe mubona kuri bande tushe ekipe ya Rayon Sport, abandi mubona bagenda bafotora muri stade, yewe abandi mugenda mubona mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ndabwira abari muri za families mugiye gutangira kugenda mubona bamwe muri aba bagabo, yewe ubwo buri umwe mu nshingano ze mugiye gutangira kugenda mumubona.
ni ikipe ya Rayon Sport rero yakomeje kugenda itangaza abakozi bayo bashya, aho kuri ubu ngubu ni ikipe ya Rayon Sport ifite SG mushyashya cyangwa se secrétaire général mushyashya muri ikipe ya Rayon Sport. Uwo nguwo yarasanzwe ari chief marketing w'ikipe ya Rayon Sport, uyu akaba yitwa Nemeye Patrick. Uyu Nemeye Patrick kuri ubu ngubu niwe SG mushya wa Rayon Sport cyangwa se secrétaire général mushya w'iyi kipe ya Rayon Sport. Mugiye kujya rwose mubasha kubona rwose ari we rwose ukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ikipe ya Rayon Sport, ari SG wayo. Byumvikane ko rero rwose ibi ngibi abakunzi ikipe ya Rayon Sport bari bamaze igihe kinini cyane bategereje, ese ko twatoye komite bakatubwira ati izashyiraho SG cyangwa se secrétaire général w'ikipe ya Rayon Sport, imyaka ikaba yari 3 tutabasha kubona uwo secrétaire général azaza ryari. Kuri ubu ngubu rero icyo wamenya nuko uwari ushinzwe ibisa nk'imishinga mu ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu niwe wagizwe SG w'ikipe ya Rayon Sport, bamwita Nemeye Patrick. Nawe kanyama yayi na kanyande kweli Gerard Diofili barayifata. Si ibyo gusa ariko uwitwa Nkubana cyangwa se uwo witwa Nkubana Adrien, uyu nguyu wari usanzwe ari team manager w'ikipe ya Rayon Sport, kuri ubu ngubu yagizwe DAF y'ikipe ya Rayon Sport. Ni umwanya utarusanzwe umenyerewe, ariko kandi ni umwanya mushya uri mu ikipe ya Rayon Sport DAF. Ariko uyu nguyu kandi akaba nawe ushinzwe finance muri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se rwose ibyerekeye n'agafaranga mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu akaba ari we ugiye kujya abibazwa. Uyu akaba yitwa Nkubana Adrien. Uyu yarasanzwe ari team manager w'ikipe ya Rayon Sport, yarayimazeho igihe kinini cyane. Benshi rwose uwitwa Paul Muvunyi akomeza kugenda avuga ati uyu niwe Rayon Sport, kuko amadokima yose ikipe ya Rayon Sport washaka rwose, ati niyo washaka yabasembagare, ati niyo washaka yabande, uyu mugabo Nkubana Adrien wayamubaza akayakwereka. Kuri ubu ngubu rero ntago akiri muri izo nshingano, ahubwo uyu Adrien kuri ubu ngubu ni DAF w'ikipe ya Rayon Sport. Ni umwanya mushya bamuhaye uyu mugabo rwose, twavuga ko yarafatiye runini ikipe ya Rayon Sport kandi na n'ubu ngubu akifatiye runini. Byumvikane ko n'ubundi ntago yayivuyemo, yakuwe ku nshingano zimwe ashyirwa ku zindi. Uyu ni umugabo twashimira nk'abakunzi ikipe ya Rayon Sport rwose. Ni umugabo wadufashije mu bihe byinshi cyane kandi no mu bihe bigoye. Uyu mugabo yakomeje kugenda abana n'ikipe ya Rayon Sport kuko ayimazemo igihe kinini cyane rwose. Uyu mugabo akaba yarasanzwe ari team manager w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero ni DAF w'ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko uwahoze ari myugariro w'ikipe ya Rayon Sport wakinaga ku ruhande rw'ibumoso, abenshi muramuzi rwose, mu bihe byashize yari yarahuye n'isanganya aza kugira gutya yitaba inkiko cyangwa se aza gufungwa bijyanye ngo n'akazi yarashinzwe, aho yarasanzwe ariko n'ubundi nawe yari umuyobozi abo bakunze kwita ba SEDO cyangwa se ba Fair Sociale. Uyu mugabo rero yagize gutya nawe kuri ubu ngubu uyu mujyanama Fidel, uyu wabaye vice capitaine w'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka washize. Kuri ubu ngubu uyu mujyanama Fidel niwe team manager w'ikipe ya Rayon Sport. Akazi kakorwaga witwa Nkubana Adrien kuri ubu ngubu kagiye kujya gakorwa n'uyu mujyanama Fidel wari usanzwe rwose, cyangwa se uyu mujyanama Fidel wari usanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka washize, akaba atari yagasoza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ariko byumvikane ko yaje guhita bigiramo n'umugisha aza guhabwa akazi, kuko uyu ni umwe mu bagabo bize amashuri yabo barayarangiza rwose, akaba ari umugabo uhagaze neza cyane. Kuri ubu ngubu rero niwe team manager w'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko rwose ni igikorwa cyiza cyane, ni ibintu byiza kubona umuntu barakina mu ikipe ya Rayon Sport atekerezwaho agahabwa akazi muri ikipe ya Rayon Sport. Team manager rero mugiye kujya mubona rwose kuri bande touche ikipe ya Rayon Sport ajyana impapuro ahereza rwose bagiye gusimbura. Ubu ngubu mugiye kujya mubona uwitwa mujyanama Fidel ariwe uri kuri bande touche iyi kipe ya Rayon Sport akurikirana ibyo byose ndetse n'ibijyanye n'abakinnyi bashya, ibyitwa bya ITC mukunda kujya mwumva nyine ikipe ya Rayon Sport ibitegereje cyane cyane nk'iyiguze umukinnyi mushya. Ibi byose naho bigiye kujya bibazwa n'uyu mugabo mujyanama Fidel. Akazi keza kuri mujyanama Fidel rwose wakomeje kugenda yitangira ikipe ya Rayon Sport nk'umukinnyi, kuri ubu ngubu akaba agize gutya akaba yigarutsemo nk'umukozi w'ikipe ya Rayon Sport.
ku birebana rero no gufotora cyangwa se uwari umufotogarafe w'ikipe ya Rayon Sport, abenshi bari basanzwe bamenyereye umugabo bita Renzaho Christophe wakoreraga Rwanda Magazine. Kuri ubu Renzaho Christophe rwose ntakiri umufotogarafe w'ikipe ya Rayon Sport, kuko mu minsi yashize yagize gutya asezera abo babanye neza mu ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Kuri ubu ngubu rero uyu nguyu Renzaho Christophe kuko atakiri umufotogarafe w'ikipe ya Rayon Sport, ekipe ya Rayon Sport yase ishyiraho umufotogarafe mushya, uyu nguyu bamwita Usanase Doliton. Uyu nguyu rwose akaba ari umufotogarafe w'ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umufotogarafe w'umukobwa abenshi ku munsi w'ejo bakomeje kugenda babona atambuka imbere y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport agenda afotora. Kuri ubu ngubu rero niwe wahawe akazi gashya cyangwa se niwe wahawe akazi ko gufotora muri ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko n'ikipe ya Rayon Sport rero yangaje abakozi bashyashya kuri ubu ngubu bagiye gufatanya n'umugabo cyangwa se bagiye gufatanya n'Uwayezu Jean Fidèle kuba bakomeza akazi muri ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ihagaze neza kuko kuri ubu ngubu ifite amanota 6-6, yewe simpamya ko n'ikipe ya Rwamagana izadutesha kuko tugomba kugira 9-9, ubundi ubwo shampiyona bazaba yisubitse ikazongera gusubukurwa nyuma y'ukwezi kumwe nkuko bikomeza kugenda bitangazwa, kuko izagaruka ku itariki ya mbere z'ukwa 10 ekipe ya Rayon Sport ikazaba ihagaze bwuma, ikazaba yewe ishobora no kuba ihagaze neza ku rutonde rwa shampiyona ari iya mbere nkuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport dukomeje kubyifuza, kandi tuzabiharanira kandi tuzanabigeraho. Reka rero dukomeze n'amakuru yacu turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ibya Manzi Thierry bigeze he? Manzi Thierry ni umukinnyi wakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, bivuga ko rwose ibiganiro byaba bigeze kure n'uyu mukinnyi Manzi Thierry. Kuri ubu ngubu rero ngo baba batangiye kugenda bamukuraho amaso nyuma yo kubona yuko uwitwa Rwatubyaye Abdul Kimoto kuri ubu ngubu ari muzima, yewe ngo ibiganiro byahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'uyu Manzi Thierry ngo bishobora kuba bigiye gutangira kugenda gake gake, ariko kandi bijyanye n'uko ngo Manzi Thierry nawe yakomezaga kugenda agora ikipe ya Rayon Sport. Ibikomeza kugenda bitangazwa rero ko kuri ubu ngubu rwose ikipe ya Rayon Sport ngo nta kwinginga guhari, kubera ko bamaze kubona ko Rwatubyaye Abdul ashobora kuba ari kugenda agaruka. Ni ikipe ya Rayon Sport ifite ba myugariro 3 muri Axe, nyamara ni ikipe ya Rayon Sport yakabaye ifite ba myugariro 4, akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda iganira n'uyu musore Manzi Thierry. Kuri ubu rero ngo ntago birarangira n'ubundi, gusa ngo nubwo yewe ibiganiro uko byababitekaga atari ko bikimeze kuri ubu, kuko ikipe ya Rayon Sport bafite impungenge ko bafite abadefenseurs 2 gusa, ariko ngo nyuma kubona ko witwa Rwatubyaye Abdul ashobora kuba nawe ameze neza, uyu Manzi Thierry ngo nawe ashatse yagenza gake cyangwa se agatangira kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa nyine ibiganiro birakomeje uburyo Manzi Thierry ashobora kwiyongera muri ikipe ya Rayon Sport. Manzi Thierry ukubutse mu gihugu cya Maroc mu ikipe ya FAR Rabat, kuri ubu ngubu rero akaba rwose ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse ngo biramutse bigenze neza uyu mukinnyi mu gihe gito akaba yaza gutangazwa nk'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Nubwo bamwe bakomeza kugenda bavuga ati rwose n'ubundi ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 29, ubwo witwa Hirwa Jean de Dieu akaba yarakuwe ku rutonde kubera ko ikipe ya Marine n'Intare byakomeje kugenda bivuga yuko rwose ari umukinnyi ufite amasezerano y'Intare. Byumvikane ko rero uyu mukinnyi nyuma gukurwa ku rutonde ni ikipe ya Rayon Sport yatangiye kugenda ishaka umusimbura we, kuri ubu nyine uhabwa amahirwe cyane ni uwitwa Manzi Thierry. Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka, ariko kandi ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu igikeneye ngo barutayizamu, kuko ba nimero 9 ifite kuri ubu ugaragaza ubushake cyangwa se ugaragaza ko ashobora gukina ni Musa Yeseno. Abenshi bati nubwo atatayizamu, ariko uyu Musa Yeseno aba yakoze cyane rwose, aba yahaye akazi ba myugariro rwose imbere, aba ari kwataka ku buryo bukomeye. Bati rero nubwo atatayizamu, bati ariko niyo mwataka byibuze dufite uri hejuru, mu gihe abandi bagaragaza ko rwose no kwiruka ari ikibazo no gutera mu izamu ari ikibazo. Bati rero icyiza nuko Musa Yeseno yahabwa umwanya agakomeza akikinira. Ati kandi Musa Yeseno ni umukinnyi wagaragaje umwaka ushize ko ari umukinnyi mwiza. Bati rero igihe n'iki ngo yongererwa kindi ayongera agirirwa icyizere iyi faza rero yose, batahubwa Imana izadufashe izamurinde imvune. Nabakomeza kugenda bigarukaho nyuma yo kubona ko rwose ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ifite Rudasingwa Prince, ni umukinnyi uri mu ikipe ya Rayon Sport, ariko benshi banibaza icyo akora mu ikipe ya Rayon Sport, kuko bamwe bavuga bati rwose uyu si umukinnyi uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport, ni umwana muto ikipe ya Rayon Sport iri kurera, ariko n'umwana navuga ko udatanga icyizere muri ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa ariko n'ikipe ya Rayon Sport ifite Traoré, uyu nawe akaba rutazamo umunyamahanga waje witezweho ibitangaza, ariko kuri ubu ngubu uyu munyemari rwose yakomeje kugenda agaragaza ko ashobora kuba atari n'umukinnyi ukina ku 9, kuko yakomeje kugenda agaragaza ko urwego rwe ruri hasi cyane. Si ibyo gusa ariko n'ikipe ya Rayon Sport ifite undi munyemari mugenzi we. Ikipe ya Rayon Sport muri iki gihe rwose abanyemari barayirumbiye, uhereye kuri Sanogo rwose ukaza kugera kuri aba bagenzi be bakomeje kugenda rwose bagaragaza ko bayirumbiye. Uyu ni Musa Kamara ugifite ngo umubyibuho ukabije, akaba ategereje kuzasubira kuri regime, ubundi akaba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, kubera ko rwose umubyibuho afite
urakabije cyane. Iyi ni Real Yacu TV, genda Modric, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao. kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.